Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka butangira kubara inkuru y'ivuka rya Yohana Mubatiza ndetse n'irya Yesu w'i Nazareti. Nuko mu gice gikurikira cy'ubu butumwa bwiza Luka twereka ibyabayeho mu bihe byakurikiye. Ubwo Yohana w'umuhanuzi niwe wari uyoboye ibikorwa by'ububyutse byaberaga ku mugezi Yorodani. Uko niko Abisirayeli bose bazaga ngo babatizwe, abakene, abakire, abasoreshwa yemwe n'abasirikare. Nuko ibyo bivuze iki? Aba bantu bose babaga bari kwegurira ubuzima bwabo imibereho mishya. Kubwo kwibizwa mu mugezi. Kuva kera Abisirayeli baje kuragwa iki gihugu nyuma yo kucyambukiramo banyuze umugezi Yorodani, maze Imana ikibaheramo inshingano. Bahamagariwe kuba ariyo bakorera yonyine, gukunda bagenzi babo ndetse no guharanira guca imanza zitabera bafatanyije. Tumenyeshwa n'inkuru zo mu isezerano rya kera ko inshuro nyinshi bananiwe kwitondera ibyo cyane. Ubwo rero Yohana yahamagariraga Isirayeli gutangira bundi bushya, kongera bakanyura mu ruzi bakavamo bongeye kwiyegurira Imana yabo, biteguye ikintu gishya Imana yendaga gukora. Rero ni muri iki gihe cy'ubu bubyutse Yesu yabanje kwiyerekanamo. Yesu yabatijwe na Yohana, maze ijuru rirakinguka ndetse n'ijwi rivugira mu ijuru riti, uri umwana wanjye nkunda, ndakwishimira. Aha amagambo y'Imana yumvikanamo cyane ibyanditswe by'igiheburayo. Uyu murongo wa mbere uboneka muri Zaburi ya 2, aho Imana yasezeranyaga ko hazaza umwami uzategekera muri Yerusalemu kandi agahangana n'ibibi biri mu mahanga. Naho uyu murongo ukurikira uboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, kandi uvuga ibya Mesiya wari kuzahinduka umugaragu ndetse akababazwa kandi akanapfa mu cyimbo cya Isirayeli. Nyuma y'ibyo Yesu ajya mu butayu, amarayo iminsi 40 nta byo kurya. Ndavuga ko ibyo ari ubuzima bwo mu ishyamba. Kandi muri iyi nkuru Yesu ari gukora ibisa n'urugendo rw'imyaka 40 y'urugendo rwa Isirayeli mu butayu, aho bananiwe kwiringira Imana yabo maze bakayigomera. Ariko Yesu yaratsinze kubwo guhangana n'ibishuko no kwiringira Imana. Nuko rero iyi nkuru igaragaza Yesu nk'umuntu ugiye gukomerezaho inkuru ya Isirayeli. Avuye mu butayu, Yesu agaruka mu ntara y'i Galilaya mu murwa w'i Nazareti. Ari mu isinagogi kandi ahawe gusoma mu byanditswe. Ahera ko abumbura umuzingo w'igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, asoma agira ati, umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kubera ko yansize amavuta kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Kuki yabwirizwa abakene? Umva rero, mu muco w'igiheburayo ubukene ntabwo byari birebana n'amafaranga gusa, ahubwo byarebanaga cyane n'imibereho yo mu bantu iciriritse, abagore n'abana ndetse n'abarwayi, abantu bahejwe. Kandi igitangaje, muri abo harimo n'abantu bari bafite amafaranga nk'abakoresha bikoro, nabo bafatwaga nk'abanyamahanga. Ubwo rero Yesu yaraje ku bwabo. Nuko Yesu akomeza gusoma agira ati, Uwiteka yantumye gutangariza imbohe ko zibohowe, guhesha abakandamijwe umudendezo no kumenyesha umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Biragaragara ko umudendezo ari ikintu Yesu aha agaciro cyane. Niko biri. Yesu yari ari kubohora abantu mu burwayi bwabo, ku mateka yabo, ku kimwaro cyabo, ndetse yari arimo kubabohora kugira ngo bahinduke kuba abo mu bwami bushya bw'Imana Yesu yavugaga ko agiye gusohoza. Nyuma y'ibyo Yesu atoranya abagabo 12 abakuye mu bigishwa be bose nk'abayobozi bazamufasha mu butumwa bwe. Kandi uwo mubare wa 12 ni ikigereranyo cyari kigendereye kwerekana umubare w'imiryango 12 y'Abisirayeli. Nyamara aba bari uruvange rw'abagabo badahuje amateka n'imiterere. Barimo umurobyi, barimo umukoresha w'ikoro wakoreye abakoloni b'Abaroma, barimo n'uwari ikigomeke ku matwara y'ubwami bw'Abaroma. Nta buryo byumvikana ko aba bagabo bari gukorera hamwe. Yego rwose, Yesu yashizeho itsinda ry'abantu batari abo mu itsinda ry'ubwami kandi badacana uwaka nabwo. Nyamara mu bwami bw'Imana bari bahamagariwe kuzana ubumwe no kubana mu bwumvikane. Gukurikira Yesu byasobanuraga kwinjira mu miyoborere y'isi nshya. Nuko Yesu akomeza kwigisha agira ati, hahirwa mwebwe abakene kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Hahirwa mwebwe abari rubu kuko ari mwe muzaseka. Muzaba muhiriwe abantu nibabanga muzirange. Yesu yabwiye intumwa ze ko zigomba no gukunda abanzi babo, bakagirira abandi ubuntu mu buryo budasanzwe, yewe no ku bantu badakunda, bakababarirana ibyaha ndetse no kugirirana imbabazi. Ubu ni uburyo bw'imibereho ihindutse rwose. Kandi bisi ibyo byonyine Yesu yigishije. Yabasezeranyije ko azababera intangarugero, ko azitangira abandi ntacyo bakinze, akabababarira kandi agakunda abanzi be, ababera igitambo kuruta ibindi, akabapfira. Inkuru isoza iki gice cya Luka ni igitangaza. Yesu yajyanye bamwe mu ntumwa ze mu mpinga y'umusozi. Ubwiza bw'Imana bugaragara bumeze nk'igicu kirabagirana,
maze mu kanya gato gusa ishusho ya Yesu irahinduka. Nuko abandi bahanuzi babiri barabiyereka, Mose na Eliya. Nibyo, ni abahanuzi bo mu bihe bya kera, nabo baboneye ubwiza bw'Imana ku musozi. Maze Imana ivugira mu gice gito, uyu ni umwana wanjye, mumwumvire. Luka ari kutwereka ko Yesu ari we muhanuzi uruta abandi, niwe jambo ry'Imana kuri Isirayeli. Batatu muri bo baganira ku byo Yesu agiye gukora ubwo azaba ageze i Yerusalemu. N'iki yari agiye gukora? Agiye kwerekeza ku murwa mukuru kugira ngo yimikwe nk'umwami wa Isirayeli nyakuri, ariko atari mu buryo umuntu uwo ari we wese abyiteze. Kandi kubera iyo mpamvu umurimo wa Yesu muri Galilaya ugiye kurangira. Igice gikurikira cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka gitangirana n'urugendo rwe rurerure yerekeza i Yerusalemu.